Nubwo umubyeyi yaba arya neza, ibi ntago bikuyeho ko ashobora kubura amashereka. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umubyeyi abura amashereka. Uyu munsi rero tugiye gufasha abamama, tugiye gufasha abakobwa n'abandi bose bitegura kubyara kumenya igitera kubura amashereka. Ube hafi rero ukurikira ikiganiro, wumve inama zikubiyemo ahangaha, hanyuma ujye uzisangiza n'abandi babyeyi nabo babashe kunguka ubu bumenyi. Muri kumwe na muganga Theophila, ikaze mu kiganiro kuri channel yacu Miss Theone. Ikintu cya mbere kiri ku isonga ku gutuma ababyeyi babura amashereka ni stress, ibyo twita umunaniro ukabije. Nukuvuga ngo iyo umubyeyi afite stress, iyo abura ibitotsi, iyo afite ihungabana, iyo umubiri we unaniwe, icyo gihe ntago ukora amashereka neza. Nukuvuga ngo umusemburo wa ocytocine n'uwa prolactine bishinzwe gukora amashereka, icyo gihe biba byahuye n'ihungabana cyangwa se bifite n'ibibazo, hanyuma ntibisohore amashereka neza. Ahangaha rero inama tugira ababyeyi ni ukwirinda stress, kwirinda ibintu bibabangamira, kuryama bakaruhuka kugira ngo umubiri wabo ubashe gukora amashereka neza. Ikintu cya kabiri ni ukutonsa umwana kenshi. Nukuvuga ngo uburyo wonsa umwana bituma amashereka yiyongera. Ikindi kandi konsa umwana kenshi ni uburyo bwiza bwo kuboneza urubyaro, uburyo bukoresha konsa. Nukuvuga ngo rero we mubyeyi, wowe wonsa, ikintu tugusaba ni ugukonsa inshuro nyinshi. Nukuvuga ngo iyo wonsa gakeya cyangwa se iyo umwana adakunda konka, bituma umubiri udakora amashereka menshi. Inama rero duha ababyeyi ahangaha ni ukonsa kenshi, ni ukwita ku bana, kabone niyo yaba asinziriye uba ushobora kumukangura ariko akonka. Ikindi kandi iyo ari umwana w'umunebwe utonka, udakunda konka, uba ushobora gufata umwanya ya mashereka ukayakama kugira ngo amabere yongere, cyangwa se ya misemburo nakubwiye wa ocytocine na prolactine byongere bibashe gukora andi mashereka. Ababyeyi rero izi nama muzumve. Icya gatatu ni ikibazo cy'amabere. Hari abantu barwaye amabere, hari abantu bafite ibibazo mu mabere ariko ntibabimenye. Ukaba wumva akantu kari kukurya mu ibere ntubyiteho. Ejo ukumva amabere araremereye cyane ntubyiteho. Ukumvamo uburyaryate ntubyiteho. Nyamara ibyo utari kwitaho ni ikibazo gikomeye cyane kizaguteza no kuba wabura amashereka. Ahangaha rero iyo harimo ikibazo cy'amabere, aha bishobora guterwa nuko imiyoboro y'amabere ifunze. Kuvuga ngo birashoboka ko imiyoboro y'amabere yifunze, kwa kwifunga rero bigatuma utagira amashereka adakorwa neza. Ikindi ushobora kuba urwaye ibyo twita mastite, ufite utubyimba mu ibere m'imbere. Utwo tubyimba rero natwo tuba dushobora gutuma amashereka adakorwa neza. Ikindi ahangaha uba ushobora kuba ufitemo na kanseri y'ibere. Urumva igihe rero ufitemo kanseri y'ibere, biba bishobora kubangamira imikorere y'ibere, biba bishobora kubangamira uburyo bwo gusohora amashereka. Ahangaha inama duha ababyeyi, tubagira inama yo kujya kwa muganga, mukajya kwisuzumisha, mukamenya niba amabere yanyu nta tubyimba turimo, mukamenya niba mu mabere yanyu nta yindi ndwara irimo idasanzwe iri gutuma mubura amashereka. Murabizi neza ko amashereka nibyo biryo by'umwana. Amashereka afite ubushobozi bwo gutunga umwana kuva avutse kugeza ku mezi 6 nta kindi kintu ariye. Niyo mpamvu rero muba mugomba kwiyitaho kugira ngo umwana abone amashereka. Ikintu cya kane ni imiti imwe n'imwe. Kuvuga ngo buriya mu imiti habaho imiti ikomeye ishobora gutuma umubyeyi abura amashereka. Urugero nk'iyo turebye nk'imiti y'uburwayi bwo mu mutwe za antipsychotique, kuvuga ngo iriya miti ibikomeye
ku buryo iba ishobora gutera umubyeyi kubura amashereka. Ikindi habaho n'imiti umubyeyi ashobora kunywa, ya miti ikagenda ikanyura mu mashereka, umwana mu gihe ari konka nawe akayonka, ikaba yanamuteza ingorane. Ibi rero tuba turi kubibwira ababyeyi kugira ngo mumenye uburyo mugomba kwitwara igihe mwonsa. Nawe utarabyara ubimenye kugira ngo igihe wageze kuri iyo etape uzaba uzi byinshi byerekeranye n'umubiri, byerekeranye n'umubyeyi wonsa. Ahangaha rero tugira inama ababyeyi guhitamo ikintu cy'ingenzi, ariko ahaho na muganga bwite akugira inama y'icyo ugomba guhitamo. Uri kumva nimba urwaye uburwayi bwo mu mutwe, icya mbere wowe ni ukukuvura kugira ngo uzabashe kwita ku mwana. Aha rero tuba dushobora guhitamo ko umwana ahabwa ubundi buryo bumufasha ku ruhande kugira ngo abashe gukura, ariko umubyeyi ntahagarike imiti. Ikintu cya gatandatu rero gishobora gutuma umubyeyi abura amashereka ni ibibazo by'imisemburo. Ni ukuvuga ngo mu misemburo iyo habayeho ikibazo kuri tiroyide bituma amashereka adakorwa neza. Aha rero naho izo ziba ari ingorane z'umubiri, niyo mpamvu tugusaba kujya kwa muganga bakamenya impamvu iri gutuma ubura amashereka. Ikindi kintu gituma umubyeyi abura amashereka ni ikibazo cyo kuba we n'umwana, hagati ye n'umwana cyangwa se hagati y'ibere n'umwana hatari kubaho guhuza, uburyo uhereza umwana ibere. Birashoboka ko ushobora kuba uhereza umwana ibere, ariko imoko y'ibere imwe yo hejuru, imoko umwana ntabashe kuyifata neza. Kwa kutayifata neza nta nubwo abasha no gusesa cyangwa se konka neza. Icyo gihe rero ibere agira ibibazo, amabere agira ibibazo byo kudakora andi mashereka. Aha rero n'umwana nawe aba ashobora kuba afite ikibazo cyo gufata ibere, nyine nawe ubwe afite ikibazo mu kanwa gishobora gutuma adafata ibere. Ikindi biba bishoboka ko umubyeyi nawe afata pozisiyo mbi igihe ari konsa umwana. Niyo mpamvu rero ibi byose tubikubwira, cyane cyane iyo ugeze kwa muganga tukubwira na pozisiyo nziza ushobora kwicaramo uri konsa umwana. Ibi byose rero mbabwiye ni ibibazo bishobora gutuma umubiri cyangwa se umubiri udakora amashereka neza. Niba uri umubyeyi, niba uri umumama, iki kintu ugomba kucyitaho igihe wonsa. Wikumva ko kuba umubyeyi yabonye ibyo kurya bihagije, hari ibindi bintu akeneye ari byo nkubwiye. Umubyeyi akeneye kuruhuka, umubyeyi akeneye kurindwa stress, umubyeyi akenewe konsa kenshi, akeneye guhabwa umwanya wo konsa. Niyo mpamvu ababyeyi bahabwa kiriya kiruhuko kugira ngo ariya mezi ya mbere umwana yonke inshuro nyinshi zihagije. Umubyeyi akenewe kwitabwaho mu buryo buri mento, mu buryo buri fiziko, mu buryo buri social, kugira ngo abashe umubiri we gukora amashereka. Ikindi rero nababwira ni pozisiyo nziza yo kwicaramo igihe uri konsa. Niba uri konsa uba ugomba kwicara akaguru kamwe ukakagereka ku kandi, hanyuma mara kukagereka ku kandi umwana asa n'uwicaye nko mu gatebe aho ngaho ku maguru yawe, akicara neza akaba yegutse ku buryo niyonka n'amashereka nta kibazo ashobora kumutera. Hari abantu benshi bajya bagira ibibazo byo konsa, ugasanga nyine umwana amashereka amuciye mu mazuru. Ibyo aba ari ibibazo by'umubyeyi kuba yicaye nabi, ntabwo ari ukwicara nabi bya bindi by'abantu bazi, ahubwo uba wafashe pozisiyo mbi igihe uri konsa umwana. Igihe uri konsa umwana rero menya gufata pozisiyo nziza iri bworohereza umwana konka. Mwakoze kubana natwe rero, izi nama nziza kandi izi nama zigisha ababyeyi mugerageze muzisangize abandi babyeyi, muzisangize inshuti zanyu kugira ngo nazo zibashe kumenya akamaro ko konsa, zibashe kumenya ingorane zishobora kubaho zigatuma umubyeyi abura amashereka. Ndizera rero nta muntu uzongera kugira iki kibazo. Ibiriya bintu byose nkubwira nubikurikirana, nubyitaho, hehe n'ikibazo cyo kubura amashereka.
mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu, turabakunda. Bye.